Tubahaye ikaze bakunzi b'umurongo Nyarwanda TV, mwaramukanya amahoro, igitendo cyiza kuwa mbere mwiza. Tubashimira ko mukomeje kutuba hafi, kutubera indahemuka. Batarakora subscription mwabikora, ntarirarenga, haracyari kare, tugakomeza tukiganirira. Icyo tugiye kuganiraho rero muri iki gitondo cyo kuwa mbere ku itariki 19 Gicurasi, ni icyemezo cyafashwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB, Rwanda Governance Board, cyo gufunga hitwaga kwa Yesu Nyirimpuhwe. Kwa Yesu Nyirimpuhwe ni mu Ruhango, ni ahantu abantu bari bamaze kumenyera bajya gusengera, bakagenda bafite ibyifuzo bageza ku Mana bakayigezaho, ubwo ariko bakabikora bizeye ko bari busubizwe. Ni ahantu hari hamaze kumenyekana, abantu benshi bahazi, abatarahagera bahumvaga, ariko rwose hari hamaze kumenyekana. Kandi nkeka yuko niba hanafunzwe ntabwo bivuze yuko ari burundu. Birashoboka ko ibisabwa niba byuzuza bazongera bagakomorerwa, bakongera bakahasengera, cyane cyane yuko n'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango bwateganyaga kuzahagira ahantu hakorerwa ubukerarugendo bushingiye ku myemerere. Aho hantu rero iyo ubireba ubona ko ni hagari, ni ahantu hagari, ariko nanone mu kuba ari hagari ntabwo biri ku rwego rwiza ku buryo leta yakwemera ko hakomeza gukora nk'uko hameze, bitabaye ngombwa yuko bahavugurura bakongera gutuma haba heza kurushaho. Mu minsi ishize habereye umuvundo ukomeye, bituma bamwe bahavunikira, abandi barakomereka, mbese bigaragaza yuko hari akaduruvayo. Ndetse icyo gihe hari habaye ibintu byo gusaba no gukwa, bigasa naho rero icyari gisanzwe gifatwa nk'ari ahantu ho gusengera hagiye guhinduka nk'aho ari business yo kuba abantu bahakorera ubukwe cyangwa se bahakorera indi mihango yindi iri busabe kwishyurirwa. Yego no mu gusenga ntihaburamo guturisha, sinzi ko umuntu yabyita wenda business, ariko hari n'ababigize business nk'uko Perezida wa Repubulika yigeze kubivuga. Icyo gihe abibwiraga abadepite, ababaza ukuntu umudepite ashobora kuba umudepite ariko akagira n'icyo yise ikanisa ubwo ni nka kiliziya cyangwa se urusengero iwe rwo kujya yakiramo abantu amafaranga. Icyo gihe yasaga n'ubakebura, ababwira yuko ibyo bintu bidakwiriye, ko bakwiriye kubireka, ahubwo niba ari ugusenga bagasenga, ariko nabwo babikora nka business bakaba banabisorera. Niko icyo gihe umukuru w'igihugu yavugaga. Tugarutse rero kuri ibyo ngibyo byabereye hariya mu Ruhango, birumvikana ko kubera ko hari hamaze kumenyekana, hazwi, abantu bahasengera bakanahagana ari benshi, iyo habereye ikintu nk'icyo ngicyo kiza kije kwangiza benshi cyangwa se gishobora guhungabanya benshi, kuko n'ubundi haba hariyo abantu batari bake. Abariyo abantu batari bake, abantu baturutse imihanda yose, bamwe bashobora kuba baturutse mu majyaruguru, abandi mu majyepfo, nk'uko n'ubundi mu Ruhango ari mu majyepfo. Hari n'abaturuka mu mujyi wa Kigali, bakahurira bose bazi ko bari buhurire ku ngingo imwe, niba ari ugusenga, niba ari uko gukwa, niba ari uko gusaba, niba ari uko kugira gute. Uko bimeze kose, ibintu byose muri u Rwanda bigira umurongo bigenderaho, bigira uburyo biba bigomba kuba bikurikizwa, hakurikijwe amabwiriza cyangwa amategeko. Niba rero ahantu hagari nk'aho ngaho abantu bahakoresha mu buryo biboneye, haba hari ibyago ko hashobora kugira abahasiga ubuzima, hashobora no kugira abahakomerekera. Kandi murabizi ko ubuzima bw'Abanyarwanda n'ubw'agaciro kanini, ntabwo leta ishobora kwemera ko bigenda gutyo, ngo uyu munsi hapfa abantu, havunikira abantu, ejo byongere bibe ahangaha bibe hariya. Oya, haba hagomba kubaho uburyo bwo kugira ngo habeho gukumira, cyangwa se niba n'ibintu byabaye hirindwe ko byazongera kubaho mu kindi gihe kiri imbere. Niyo mpamvu twemeza ko ari yabiteye RGB ikaba yafunze hariya hantu. Ibyo kwa Yesu Nyirimpuhwe aho mu Ruhango bije bikurikira gufunga urusengero rwitwaga Grace Room Ministries. Grace Room Ministries mwayumvise, ni y'umudamu witwa Juliette Kabanda. Bakavuga ko hari uburyo ibintu bye bitari bifututse, ngo yizezaga abantu yuko bakira sida,
sida sinzi niba mu by'ukuri koko yarabivuze nk'uko bivugwa, ariko nkurikije uko umudamu witwa Judith ukora muri RGB yabibwiye mama wa Rwagasabo, ngo izo nyigisho z'uwo mudamu zarayobyaga zirimo kubwira abantu ngo bakira sida cyangwa se ngo abandi bakize sida. Ubwo byumvikane ko niba umuntu umwe avuze yuko yarwaye sida akayikira, abamwumva nabo bashobora kumubaza uko byagenze, niba hari ikiguzi byasabye bakaba bagitanga, niba wenda bo ntibivuze sida ariko bakaba bakivuza izindi ndwara byasaba ko banishyurira. Ubwo RGB icyo gihe ku bijyanye na Grace Room yavugaga yuko izo nyigisho z'uwo mudamu zidafututse, ari inyigisho ziyobya zisanzwe zihabanye n'uko siyanse ibyemeza, siyanse ubumenyi ubuvuzi dusanzwe tuzi bubyemeza yuko umuntu wanduye sida bakayimusangamo mu by'ukuri ntabwo ikira, ahubwo ikibaho ni iki? Ikibaho ni ugufata imiti kugira ngo ubukana bw'udukoko tumuzahaza bugabanuke, umubiri we wongere witerateranye akore abashe kwibeshaho. Ibya Grace Room Ministries ibyo byari bimaze no kuba bigari cyane, kubera ko uretse no kuba yarabikoreraga mu mujyi wa Kigali, wasangaga hanini abari muri iyo abaje kwitabira iyo mpuruza ye ari urubyiruko, bagakora igitaramo ndetse cyamaze n'igihe kirekire muri BK Arena hafi nk'icyumweru, urebye ni nka buri munsi, niba atari kuwa mbere ni kuwa gatatu, n'atari kuwa gatatu ni kuwa kane, cyangwa se na weekend yose abantu bakaza bambaye imyeru de ntawamenya, urumva ni dressing code babaga bahisemo. Ariko uko bigaragara yari amaze kugira popularite nini cyane, nkaba nkeka ko nawe namara kuzuza ibisabwa, niba ibyo akurikiranyweho bitarimo ingingo zihanwa n'amategeko, ashobora kuzongera agakora kuko njyewe nemera ko umuntu wese utanga inyigisho ishobora gutuma imitima y'abantu iruhuka, uwo muntu aba ari umuntu w'agaciro, haba ku bantu ku giti cyabo no kuri leta, kuko leta nayo ikeneye abaturage bafite umutima utuje, bumva batekanye mu bitekerezo, kandi amadini ari mu bintu bitanga uwo mutuzo. Ikibazo kikaba yuko hari bamwe bashobora kwitwikira uwo mutaka, bakaba babishakamo indonke, cyangwa se leta itanakurikirana neza bakabyitwaramo ukundi kuntu gushobora guhungabanya umudendezo rusange w'abaturage. Iby'amadini rero mu Rwanda kuva na kera byahoze ari ibintu ubona bifite uko bamwe babifata neza abandi bakabijora, ntibabifate nk'aho ari ibintu byo kwiringirwa, cyane cyane yuko aho abazungu baziye abamisiyonari bakazana Kiliziya Gatolika bayizanye mu by'ukuri ishingiye no ku kuvangura. Bamwe ngo hari abantu ba nyamwinshi bagomba kuyoboka Kiliziya, ariko nanone babanza kwigisha abatware n'abantu b'ibwami, kugira ngo nibamara kuyiyoboka na rubanda rundi rusanzwe narwo ruzahite rujya muri uwo mujyo, ruvuge ruti aho ba databuja bagiye njyewe se nabuzwa n'iki kujyayo. Kiliziya itangira biri muri icyo kintu umuntu yakwita ko ari strategy yo kubanza kwigarurira bamwe, nyuma ukazabona gushyiraho n'abandi. Birakora, ariko kubera yuko ibwami babanje kubyanga, kwa Musinga abanza kubyanga, ndetse Musinga yabipfuye n'abana be bashatse kujya muri Kiliziya Gatolika. Kiliziya Gatolika yahinduye strategy, noneho icyari icyo ngicyo icyari kigamije gufata abantu bakomeye mu bwami, abami, bikomangoma n'abandi, baragihindura noneho bakigira abandi bantu basanzwe, rubanda rusanzwe rurayiyoboka baba benshi. Iba populaire, iramamara cyane, itangirira mu bice by'amajyepfo, niho yakunze kwamamara, murabizi za Kabgayi, Save n'ahandi, yego na Zaza yarahageze, Zaza na za Nyundo hose, ariko urebye igice kinini ahantu wakwita ko cyari igicumbi cya Kiliziya Gatolika ni amajyepfo. Twihuse rero urabona nyuma haje kuzaho abaprotestanti nabo babanza kutiyumvwamo cyane n'abagatolika, ariko bo biza gusa naho byibura babonye ko bibagoye, bo bajya gutangirira ubumisiyonari bwabo Ishyogwe. Murabizi Ishyogwe niho abadivantiste bafite ubu ngubu wakwita ko ariyo kapitale yabo,
Ishyogwe nabo bagenda bazamuka bagira imbaraga gahoro gahoro ariko zitagira ku rwego rwa Kiliziya Gatolika. Abo ngabo baza kuvaho, nyuma haza Abayisilamu nabo batangiriye mu bice by'uburasirazuba bw'u Rwanda, murabizi mu bice bya Rwamagana ahantu bita Buswahilini. Buswahilini ni ahantu wavuga yuko Abisilamu bageze baramenyekana, bahashinga imizi na n'ubu ngubu barahazwi ko ari ahantu habo. Bahashyira imisigiti myinshi, bahashyira amazu y'ubucuruzi, inzu z'ubucuruzi. Izo nzu z'ubucuruzi ziramenyekana, barakira pe, baracuruza barakira. Ariko nabo kubera yuko Kiliziya biyumvagamo cyane, basa naho bahawe karitsiye zabo. Buswahilini barahitirirwa baranahaba. Bavuye Buswahilini murabizi yuko bagiye na za Nyamirambo. Nyamirambo murabizi yuko ahantu rwose bazwi ko ari karitsiye y'Abayisilamu. Nyuma ya za Nyamirambo baje gukomeza mu majyepfo, naho bajya ahantu bita Umugandamure mujya muhumva bahitiriye ngo ni umugande witwaga Amuri. Ubwo rirafata ryitwa kwa Muganda Amuri, Umugandamure. Abanyarwanda babihuza batyo bahita Imugandamure. Nyuma haje n'abahamya ba Yehova, haza n'abandi gutyo amadini agenda aza. Ariko aho jenoside yakorewe Abatutsi irangiriye, ihagarikiwe, Kiliziya Gatolika yo yagumyeho birumvikana, ariko igumaho ifite ibirego byinshi iregwa kubera uruhare yagize rutaziguye muri jenoside yakorewe Abatutsi. Nyuma rero haza kuza andi madini yitwaga ngo ni amadini y'ububyutse. Amadini y'ububyutse ni ukuvuga ngo abantu bari bamaze iminsi gusenga batazi ibyo ari byo kubera ibibazo bari barimo. Ubu noneho bagiye kubona amadini abibutsa Imana, bongere bakanguke basenge bite ku Mana. Zaraje zo bitaga za cacu yezu, ubwo ninzi ivuga abakunzi b'umurongo Nyarwanda TV arizo muri wite mwibuka. Ziraje zirakora za korari ziba nyinshi, abanyarwanda kuko barabyina ibintu murabyibuka ko wacaga hano ukumva hari umuziki w'uhimbaza Imana, wagera hari ukumva hari undi. Koko abantu mu by'ukuri ubona ko bongeye gukangukira gusenga Imana. Gusa ikibazo nanone kiza kubaho yuko byakorwaga mu kajagari, leta bimwe na bimwe irabifunga. Ubwo ariko hagati aho muribuka Rwaserera yigeze kuba mu bita muri ADPR. Muri ADPR bigeze nabo gushwana bapfa. Ibyandikwaga mu binyamakuru icyo gihe bapfaga amafaranga, bapfa influence. Bamaze kubaka iyo bitwaga Dove Hotel, ni hoteli. Ubwo rero niba barapfuye ibijyanye n'uburyo bazajya bishyuza, niba barapfuye ibijyanye na shares mu kuyubaka, aba batanze aya babatangariya. Ariko byabaye ikibazo kirekire, ndetse biza kuzamo n'ibintu byo kuvuga ngo bamwe barashaka kuzana amacakubiri mu gihugu. Na Perezida wa Repubulika yigeze guhuza abantu ba ADPR abagira inama ibintu nk'ibyo, ariko ntibyabujije ko mu minsi ishize nabwo bongeye guterana amagambo, birongera bizamo ibintu bya Rwaserera. Ejo bundi rero nibwo twagize gutya, tugiye kumva twumva inkubiri yo gufunga amadini n'amatorero n'insengero zitujuje ibyangombwa. Hari izitujuje ibyangombwa bijyanye n'aho basengera, hari n'izidafite ibyangombwa byo gukora byemewe, hari n'izindi zivugwamo ibyo bintu bindi utamenya ibyo ari byo. Biba birafunzwe, ibintu biracika. Na Perezida muzatinya buri ikintu umukuru w'igihugu agarutseho akakivugira mu nteko ishinga amategeko, kandi ubona ko rwose byanamurakaje, yibaza ati abanyarwanda mwarapfuye mugeze aho umuntu aza akabarindagiza akabajyana aho ashaka, akabaka amafaranga, akagira gute, mukayamuha nayo mwaruhiye yari buzabafashe kugira icyo mwigezaho, mukajya kuyaha umuntu warindagiye namwe akabarindagiza. Perezida rero byaramurakaje, arabivuga asaba yuko bikwiriye guhinduka, kandi koko byari bikwiriye guhinduka. Ubu rero icyo twarimo tuvugaho, tugira ngo tuza no gukomeza gukurikirana tukareba aho bigeze, ni iyo fungwa ry'aho ngaho kwa Yesu Nyirimpuhwe mu Ruhango. Tukaza kumenya ese mu by'ukuri uretse ibyo bivugwa nta kindi cyakibyihishe inyuma. Ese birarangira gutyo, hazongera hafungurwe, barasabwa iki? Ibintu nk'ibyo ngibyo. Turabashimiye rero abatarakora subscription mu subscribing kandi subscribe nk'uko babyita,
akore share muha abantu twiganirire tungurana ibitekerezo, ufite comment ayitange, tujye dukomeza tuganire. Turabashimiye, mugire uwa mbere mwiza n'intangiriro nziza z'icyumweru.